reka nongere kubaha ikaze mugasobanuye ku uyu munsi ndetse n'agafilme keza cyane nabazaniye, ndetse icyo ngusaba nuko ukareba ukagera ku musozi wako ukaza kwirebera mana yanjye. Ndetse n'umukobwa dutangiranye nawe, uyu mukobwa uri kugenda hano mu muhanda arakennye cyane. Niba abakobwa mbese babita abahomeless murabazi, bahono mbese baba badafite ahantu baba, namwe rwose ntabwo mwabayoberwa. Umukobwa uri kugenda hano ari kugenda ari gushakisha ati mbese ubundi ko nari kubona ikintu natamira basi ngo ndebe yuko nabaho, ubwo biragenda gute? Ko agenda ari kurebuzwa hasi mu muhanda ati mbese uyu munsi abakire ntabwo bigeze bajugunya ibintu hasi ngo ndebe ukuntu nakiberaho. Nuko byatangiye, umukobwa atangira kugenda ari gushakisha, gusa byakomeje kwanga. Uko agenda ashakisha ndetse akagenda ari kubona ibicupa by'amazi abakire bajugunye hasi, ati se nk'iki ngiki ko ndikora nta kintu kirimo, mana yanjye. Agenda rwose ari kumenagura byabizi hasi, mbese ubuzima ni danje, byari byamuyobeye. Ukurikire rwose. Ndetse umukobwa nuko byakomeje kugenda, akomeza gushaka icyo kurya arakibura. Undebere rwose, arahaguruka atangira kureba hirya no hino ati ko ndikona byakomeje kwanga, ndarya iki, ndabigenza gute? Hari igihe kigera ugashaka rwose ikintu warya washyira mu kanwa bikakuyobera neza neza. Ndetse n'uyu mukobwa nawe niko byari byagenze, kuko yashakaga ikintu cyo kuba yarya ariko akakibura. Mana yanjye, akomeza kugenda ashakisha ati ko ntari kubona ikintu basi cyo kurya, ndabigenza gute? Tudatinze barakureka ku ruhande hari umusore w'umukire wari kwihereza nyine amakire, nta kibazo rwose, nabwo nawe uri kubyitegereza rwose. Uyu mugabo amakire yarahagaze, yararenze mbese byari bya biryo by'agaciro, ndetse barakureka yabanje kwirira umugati mbere ko bazana ibyo byose. Atari ko mbere kugira ngo mbanze ndye, reka mbanze, ese ubundi nta muntu wampamagayira? Ariko se ubundi abantu bampamagara ngiye kwikubitira ifunguro, abangaba bo bagamije iki? Umugabo aritaba, hari uwo bari kuvugana ati se za gahunda zigeze hehe, ko nsigaye mbona wagira ngo sinzi ukuntu ubigenza mani zira gahunda bite byazo. Ndetse umukobwa, ubwo uyu mugabo yari kuri telefone, wa mukobwa yari yamwatatse, ariko uyu mugabo ntabwo azi ko uyu mukobwa yageze ahangaha. Ukurikire rwose. Ndetse ari nako uyu mukobwa akomeza kwitegereza uyu mugabo, atari ko uyu mugabo afite umutwe hazimara, ko ndi kubona ibiryo wagira ngo sinzi ukuntu ari kwifata. Umukobwa arangije rwose ahita aterura isahane atireka nigendere. Ndetse ntabwo byarangiriye aho ngaho, umukobwa ntabwo igeze aterura isahane, ahubwo yatangiye kwataka imigati uyu mugabo bari bamuzaniye kandi yayishyuye ibiceri bye. Umukobwa atangira kuyihereza amenyo, ari nako uyu mugabo yitegereza uyu mukobwa ati mbese uyu mukobwa aturuka hehe, ni bwoko ki? Umuntu uza akiruza ku biryo byanjye nishyuye amafaranga yanjye agatangira kubirya. Umugabo yitegereza uyu mukobwa abura ikintu yamukorera. Hari ubwo ubona umuntu aguhemukiye ugashakisha ikintu basi wamukorera ukakibura. Umukobwa nawe ubwe yabuze ukuntu abigenza. Umugabo agwa muri koma ndetse akura muri nete ze kugira ngo yitegereze neza. Gusa umukobwa uri hano uri gukora ibi byose nta soni na nkeya yari afite, ibyo akoraga yari abizi. Inzara yari imwishe, yahereye mu gitondo ari gushakisha mu muhanda ngo basi arebe niba hari abakire batayemo ikintu, ariko yahebye. Aho abashije kukibona nahangaha akirya rwose nta soni afite, ariko nanone ubwoba arabufite. Ati bosi muze kunyihanganira, gusa nyine ntabwo nigeze ndya ngiye nyine, ahubwo se ntabwo wagira, ntabwo washonaho. Ukurikire rwose. Umugabo yitegereza uyu mukobwa ndetse akomeza amaze ati wa mukobwa we uri muzima gute? Okay, ngaho nyine rya usoze, nta kundi kuntu byagenda. Ariko se nanone ndakubwiye ngo uze ufate amafunguro yanjye ngiye kurya, ubu koko ni wampemukiye? Umukobwa ati rero uze kunyihanganira, nyine nabonaga wagira ngo sinzi ukuntu umeze, ufite ubutemu kurya, nge ndaza kugira ngo nyine mbihereza amenyo, numvaga nyine mu gifu ari battery febre, ubwo nyine ndaza kugira ngo nirwaneho, gusa nyine wambabarira. Ndetse umugabo ati ntabwo birangiriye aho ngaho, akira rwose n'ibisuguti ugende urenzeho. Umukobwa ati thank you, urakoze cyane rwose ndagushimiye. Umukobwa atangira kwishima ati mbega umugabo mwiza we. Ndetse umugabo ntabwo yigeze abwira nabi uyu mukobwa. Hari abantu babona ibintu bimaze kugenda gutya
bagatangira bakabwira abantu babibakoreye bati nk'iki kintu ibi bintu gikoze cyabitekerejeho, cyangwa umugabo akomeza kwihanganisha uyu mukobwa ati okay sawa rwose ubuzima buzagenda neza, gusa nyine wowe uzatuze ndetse unasenga Imana bizakunda. Nuko byagenze, umugabo arangije nyine kubera ko amakire ye bari bamaze kuyahereza aka kana mbese kagahomurezi kari kamaze kuyashyira mu menyo, ubwo umugabo atireka niyigendere nyine nta kundi kuntu byagenda. Umukobwa nawe asigara hano ari gukubita ya migati uyu mugabo bari bamuzaniye, atireka nyihereze rwose nta kundi kuntu byagenda. Mana yanjye ukurikire rwose. Ndetse umukobwa nuko byakomeje kugenda, asigara ari kurya iyi migati bari bazaniye uyu mugabo, ndetse uwo mugabo nawe ahita asohoka muri moteri yari yajemo. Birashoboka yuko yaba ari hoteli cyangwa se akamoteri gato cyane, namwe murakazi mbere uko haba hoteli haba habanje kubaho hoteli, ndetse nyuma ya hoteli hari utubari, mbese ukuntu bigiye bikurikiranye musanzwe mubizi. Ari nako uyu mugabo ahita asohoka hariya muri hoteli yari yagiye, mbese yari yagiye kwinezeza, yagiye gufata kamwe, atireka nifatire imodoka yanjye niyigene rwose uriya mukobwa arampamije arampimukiye. Ese ubu koko ndagera mu rugo ibisha umugati wanjye koko? Umukobwa nawe akomeza kugenda abihereza ati sha abakire bako karabakire. Mana ishobora byose ukurikire rwose. Ndetse bidatinze barakurikana telefone iri hariya, ese wayibonye? Ukurikire umukobwa aba yayikubise amaso, iyi telefone iri hano ni uriya mugabo cyangwa? Umukobwa akomeza kwitegereza, ariko nanone uyu mukobwa asoje ibyo byose atirika nigendere, iyi telefone ntabwo nzi nyirayo kandi nigendere rwose mva ahangaha. Umukobwa nuko yayisize arangije rwose asiga telefone, kandi uyu mugabo yabikoze abizi kugira ngo agerageze uriya mukobwa nk'umuhomuresi. Ariko uriya mukobwa atiteye ko nta mafaranga afite, atiteye ku buzima arimo, telefone rwose yarayiretse arangije arigendera. Ariko biriya bishobora bake, abantu benshi rwose bagera kuri telefone nta n'umuntu uwa mbere wayigeraho yayisiga, ariko uwa kabiri pe ubwo ni amahirwe mbese menshi cyane ntabwo yayisiga. Ubwo ni amahirwe iyi telefone yaba ifite. Ese abantu babiri bayigeraho ni uwa kangahe wayijyana? Ubwo mbese byakomeye uwa kabiri ntabwo yayisiga. Urumva yuko abantu benshi muri iki gihe ni ibisambo nyine, bafata ibyo babonye nta miyaga babanza gushyira mu wapi. Ibayeshe rwose ute n'agaceri ita 5,000 basi uri kugenda mu nzira hari umuntu ukuri inyuma urebe yuko arabiguha, wapi rwose araguhindura umusazi ati ubwo ibyo bintu uri kuvuga urabizi. Umugabo ijya bisoje atireka nigendere rwose, ni umugabo ufite amafaranga, wa musore nyine uba warakoze ikofi. Ndetse uwo mukobwa ageze ahangaha ati se uyu mugabo iyi modoka niye? Mbega umukobwa afite ubwenge, aritegereza rwose atangira gukora ku modoka ati mbega umuturirwa we, mana yanjye uzi ko uriya musore arenze, uriya musore ni umukire pe. Umukobwa nkaho ibyo bidahagije ati reka mfungure rwose iyi modoka ngomba kuyijyamo, uriya musore tukajyana ntabwo nasigara ahangaha. Umukobwa nuko byagenze ati afungura imodoka mo imbere, arebye abona ni imodoka irenze cyane, ati nukuri iyi modoka irakoretse. Aritegereza ndetse arebye no hanze abona nta muntu uri kumubona, ati ubwo gahunda ni iyi ngiyi, ngomba guhita njya muri iyi modoka maze nkagenda, uyu musore yajya iwe nanjye tukajyana, kuko uyu musore cyangwa se nkaba najya mu gace k'iwabo nazagenda sonza nyine nkajyana nkamusaba icyo kurya, ntabwo ngomba gusigara muri uyu mujyi wacu, kuko uyu mujyi rwose kubona icyo kurya biba rwose ari ibintu bidashoboka. Umukobwa ati noneho inama niyo ngiyo, gahunda niyo ngiyo, uyu musore ntabwo agomba kunsiga. Sasa bidatinze umusore yaraje kugira ngo yinjire mu modoka ye abe yakitahira akava ahangaha. Nuko byagenze umusore, nuko byagenze rwose, ari nako uwo mukobwa nawe yishe mu modoka ati uyu musore ntabwo agomba kumbona, ikindi kandi agomba kunjyana ahantu aba rwose, icyo kurya nzakibona ntacyo bitwaye. Nuko imodoka yagiye ndetse uyu mukobwa ayigendamo. Mana ishobora byose undebere rwose. Bidatinze iyi modoka yagize aho igomba kugera, mbese uriya musore yarageze mu rugo iwe. Undebere rwose uwabanje kuvamo birashoboka yuko ari wa mukobwa. Nuko atangiye gucunga ati ndikubona nta muntu uri kumbona, ubwo nyine ndikubona wagira ngo ahantu uyu musore aba hararenze, ni ahantu heza, mbega ubuzima nzabamo uzi ko buzaba buryoshye. Umukobwa rwose yatetse umutwe, ari nako wa musore nawe yigereye mu rugo iwe. Urareba rwose ni umusore ufite ikofi, mbese yarakoze harani mu rugo rwe nta kibazo afite,
ndetse wa mukobwa wibuke yuko ari hano ari kugenda ari kuneka uriya musore, ese atuye hehe, yagiye hehe, mu rugo iwe ni he, kugira ngo basi njye kureba yuko nabona icyo kurya. Aba yamuvumbuye ati uriya musore mu rugo iwe ni hariya, ndetse ibi byose uyu mukobwa ari kureba n'amaso ye. Ni nako wa musore nawe uri hariya hejuru ari kwitegereza uyu mukobwa uri hano hasi, ati uyu mukobwa nawe ameze neza. Uyu mukobwa se ubundi yageze hano gute? Uyu mukobwa uzi ko azi ubwenge, ameze neza rwose. Mbega umukobwa, nese umukobwa yamenye ko inaha nta basabirizi bahaba, ubwo araza ahita atekereza ati reka njye gusabiriza iriya muri kariya gace kuriya musore. Mbega umukobwa, ese ubundi yageze hano gute? Uyu musore ntabwo uzi ukuntu byagenze, yakomeje kwitegereza, ari nako akomeza kureba umukobwa ukuntu ari kugenda hariya hasi mu muhanda. Gusa uyu musore yatunguwe no kubona uyu mukobwa ari kugenda mbese mu gipangu cye, kandi yari yasize yafunze. Ati se ubwo uyu mukobwa yageze hano gute? Umukobwa uri mu busitani bwanjye ninde wamuzanye hano? Umukobwa atangira kwitegereza hirya no hino, abona kuko uyu musore ni umukire, afite amafaranga, buri kimwe cyose kirahari. Undebere, umusore nawe aba yamuvumbuye neza, ati rwose urani wa mukobwa tugeze gukubitanira handi kuri hoteli nagiye kwifatira umugati akaza kuwunjyana. Ati reka njye kumureba neza, mwitegereze ndebe niba ari we. Gusa abaye ari we pe, uyu mukobwa yaba azi ubwenge, kuko abakire b'inaha bakunze guta ibiryo, kandi uriya mukobwa yabirya rwose, gahunda zikaza kugenda neza nta kibazo. Ari nako wa mukobwa nawe agenda ari kureba hirya no hino, ari kwitegereza ahantu, ati mbega ahantu heza, ahantu rwose harakoretse, hameze neza cyane. Ni ukuri pe, uyu musore ni umukire, yarakoze koko. Imana ishobora byose, reka nkubwize ukuri, uzasenge ntacyo uzaburana Imana. Ninjye ubikubwiye, nubibura uzongera uvuga uti Derife urabeshya. Ariko reka nkubwize ukuri, niwiyegurira Imana ukayishyiramo rwose n'umutima wawe, uzabona byose. Igitangaza kiraza kuba namwe mubyibonera. Ari nako uyu musore yaje akatangira kubaza uyu mukobwa ati wowe ko ndi kukubona mu gipangu cyanjye wageze hano gute? Ndetse uyu mukobwa ati nyine ukuntu byagenze urabisi cyagiye kuri hoteli, ukuntu byaje kugenda nyine nacunze umaze kuza ahangaha mu rugo iwawe, nyine ndavuga reka ninjire mu modoka yawe maze basi ndebe yuko naza ahangaha, maze ukajya uranyitaho basi ukampa ibyo wataye hasi. Ni ukuri ndakwinginze umfashe. Ndetse uyu musore ati ahubwo mbone warenze igipangu wagiye, ntabwo ngukeneye mu rugo rwanjye. Uyu mukobwa akomeza kumwinginga ati ndakwinginze ahubwo mpereza icyo kurya kuko ndi kumva nshonje, uburi nacyo cyanzanye inaha rwose. Aha hantu nta n'ubwa mbere nahagera, gusa impamvu yatumye nzana nawe ni ukuri nizeye yuko basi icyo kurya uri buze kukibona ukaza nyine kumpesaho nanjye nkagira ukuntu nigenza. Gusa nyine uri umuntu mwiza, mbabarira umpe ikintu cyo kurya, ndi kumva ameze nabi. Umukobwa nuko atangiye mbese yaka ifunguro. Gusa uyu musore undebere rwose ntabwo yigeze amutererana, yaramubwiye ati vuba tugende maze ndebe yuko ibyo nibuze kubibona. Gusa nyine uraba uri umunyamahirwe nuza kubibona, reka tugende. Nuko byagenze, reka tuze kureba ese uyu mukobwa ari buze kugira amahirwe yo kuba yabona ibyo kurya. Umusore aramubwira ati okay, ngaho bawicaye aho ngaho untegereze gato mukanya ndabangarutse. Umusore arangije ati oya icara neza, umva utuje wiye kwicara hasi, mbese umva umeze neza, maze muzane ibyo kurya. Gusa pe ariko nanone nusoza uhite ugenda, mbona gusohoka ugenda rwose urenga igipangu cyanjye. Ariko se uratekereza yuko umukobwa uje ahangaha umusore akamumenyera buri kimwe cyose ari buze kuhava? Ese uri uyu mukobwa wowe wava ku musore mwiza nk'uyu nguyu ufite amafaranga, ufite ibiryo, kandi ibiryo aricyo kintu uhora ushakisha umunsi ku munsi? Ntabwo nahava ari njyewe pe. Niyo mukobwa nawe katuze kureba umwanzuro ari buze gufata. Ndetse ari nako umukobwa akomeza kwitegereza iki gipupe uyu musore yari afite hano mu nzu iwe, ati mbega igipupe cyiza. Nese iki gipupe mpano yanjye, iki gipupe ni ukuri ni cyiza cyane, uzi uko kimeze nk'icyo kwa Kalisa. N'icy'abana ba Kalisa ni ukuri cya kintu bakunze gukina nacyo. Wow, mana yanjye. Umukobwa abona iki gipupe yumva rwose aragikunze, ati ni ukuri iki gipupe ngifite naba mfite ikintu cy'agaciro, ni ukuri kw'Imana. Umukobwa gutya yakomeje kureba igipupe abona rwose kirarenze, ati mbega igipupe reka ngwigi wagihabise rwose. Umukobwa nuko byatangiye atangira kugenda ari gusoma iki gipupe. Mbega umukobwa
ntabwo azi iyo biva n'iyo bijya. Ari nako wa musore nawe ari hirya yagiye gushaka icyo guha uyu mukobwa, ari nako yitegereza uyu mukobwa ati se uyu mukobwa ni ibiki ari gukora? Mana yanjye urandebera. Uwo mukobwa akomeza kugenda asoma igipupe ndetse wa musore aracyitegereza ati uyu mukobwa bitebye ko ndiko nawe agira ngo yashobora gutanga keya uyu mukobwa ndibuze kumukorera ikibasi ngo atava inaha. Wumvise umusore araza atangira gukora kuri uyu mukobwa ati hayi, ndetse umukobwa ashigukira hejuru ati byagenze gute? Sorry umbabarire nari ndi kureba kino gipupe gusa ni cyiza, ni ukuri pe kimeze neza. Ndetse umusore ati rero nabashije kubona aya mazi gusa uze kunyihanganira. Gusa uyu mukobwa ati sha urankanze pe, gusa nyine uze kumbabarira ku gipupe cyawe, ntabwo nari nabigambiriye. Umukobwa atangira kunywa amazi umusore yari amuzaniye. Umusore ati nta byo kurya birimo, akira rwose ba unywe amazi, ariko mu kanya biri buze kuboneka. Umukobwa aremera arubaha arayanywa. Rwose ntabwo yigeze asuzugura uyu musore, wapi rwose gusuzugura ntabwo ari akantu keza. Niba rwose musanzwe mubizi ntabwo gusuzugura ari umuco mwiza. Ari nako uyu musore akomeza kubwira uyu mukobwa ati se wanyemera tukajyana hariya hirya, hari akantu gato ushaka kugira ngo umfashe vuba tugende. Umukobwa nuko byagenze ati nta kibazo ntabwo ndibuze gutinda, reka nze tujyane. Kumbe umusore ikintu yari agiye gukora ni ugukarabya uyu mukobwa. Umukobwa utinya amazi kubi ati mvaho rwose, ariko umusore ati ntabwo urava ahangaha, ugomba gukaraba, ibyo byose ni ibyo uri kwigira, ugomba gukaraba. Umusore rwose uri ahangaha agira umutima mwiza. Mwa basore mwe mwajya mugira umutima mwiza, byabatwara iki koko? Kugira umutima mwiza bisaba amafaranga, erega niyo byayasaba amafaranga azashira. Yakuremo neza, ufashe abatishoboye, ufashe abantu bagiye batandukanye, kuko nupfa bazasigara bagushima. Kandi rwose icyo ngicyo ni ingororano iruta izindi tuzakura mu isi, nta kundi kuntu bizagenda. Ndetse uyu musore akomeza abwira uyu mukobwa ati ugomba gukaraba ugacya ukamera neza ukurikire. Mbega umusore w'umutima mwiza, nuko byamugendekeye. Mbega umukobwa yaje gura n'umusore utanga keya koko. Hari abakobwa bakunze kumbaza bati mbese bura wabona umusore utanga keya? Reka ubwize kuri pe, icyo usabye Imana nikiguha, ahubwo musaba nabi. Mujye murasaba Imana ibyo mushaka byose muzabibona mu izina rya Yesu. Nuko musaba nabi, ariko rero ugomba kujya urasaba neza mu izina rya Yesu. Imana icyo yisabye igomba kukiguha byanga bikunze. Ariko se nanone nisaba ufite intege nkeya, uratekereza yuko izakuzanira ibintu bifite umuvuduko mwinshi, cyangwa izakuzanira bya bintu biri gukambakamba? Niko bizagenda rwose. Ndetse uyu mukobwa akomeza kwitegereza uyu musore, ndetse ari nako akomeza kwitegereza aha hantu ati mbega ahantu heza cyane. Wa mukobwa noneho sasa yari yakenye isume mu nzu y'uyu musore. Ese uratekereza uriya musore atamukarabije ha hantu? Ukurikire ibyo ni ibanga ryawe, ariko gusa yamukarabije mwabibonye. Ubwo niba yahakoze namwe munumva yuko byagize, gusa ntabwo byagize mutaza kuntuka. Gusa uyu musore dushatse kuvuga yuko arafasha, agira umutima mwiza. Ikindi kandi nawe ibingibi wabikora biroroshye cyane, kuba wakitangira umuntu mbese ukamwitaho ukamufasha, ni ikintu rwose cyiza cyane. Ari nako uyu mukobwa ati nyine zana niyambike, ntabyo kunyambika ndiyambika. Umukobwa uri hano yarafite indangagaciro koko. Yaravuze ati ibyo kugira mbese kwiyambika ndiyambika, genda jya mu byawe. Uyu mukobwa utamufata nkaho ameze gutya ngo ni uwo mu muhanda ngo wamukorera ibyo ushaka, ntabwo byakunda. Uyu musore ati mbega umukobwa gusa kangende nta kindi. Nuko byagenze. Ari nako uyu mukobwa akomeza kwitegereza aha hantu, ati aha hantu ariko bimeze bite? Ko ndi kubona aha hantu ibiki n'ibiki. Ariko uyu musore rwose ararenze. Ukurikire umusore yari yagiye ku gitanda, mbese yari agiye kujya kuryama, abanza kujya muri telefone kugira ngo abanze acate. Ndetse wa mukobwa nawe barakureka yaje yambaye ndebere, ndetse hari ibyo afashe mu ntoki, niba ari umwenda, gusa niba ari ishuka ntabwo mbizi. Uze gukurikira akantu ku kandi. Mbega umusore nawe ari muri telefone, na wa mukobwa nawe ari kumwitegereza. Ukurikire hari abantu bajya kuryama, aho kugira ngo baryame ugasanga bigire mu matelefone. Ari nako wa mukobwa nawe ahita ajugunya ishuka ati ryama, uri mu matelefone, uri mu biki? Umusore arikanga. Uyu mukobwa bitebye,
ibi ngibi abikoreye iki? Kuki akoze ibi byose? Ni iyihe mpamvu? Wa mukobwa ureba ukuntu yari mwiza cyane, yari yambaye neza, noneho urareba ukuntu umubiri we wari umeze neza fureshi, ndetse uyu musore akomeza kumwitegereza, ari nako uyu mukobwa yarakajwe n'ukuntu uyu musore aho kugira ngo aryame mbese yagiye muri telefone. Gusa uyu musore ati sorry mbabarira ngiye kujya kuryama. Ni umusore wubaha koko. Hari abantu bumva mu buzima bwabo batasaba imbabazi, mbese abantu baciritse kuri bo, ugasanga mbese n'abantu bishyira hejuru ngo runaka niba atanyubashye nanjye ubwanjye sinzigera mwubaha. Ikindi kandi abantu bose bansumba cyangwa abakene mbese bari hasi yanjye, abo bose bagomba mbese nta nubwo bagomba kunsuhuza. Mana yanjye ukurikire rwose. Ndetse wa mukobwa ntabwo arishoka. Ese uruzi ikintu yaramushugunyiye? Wapi rwose, yiramubwira ati aho kugira ngo uryame utanyambitse waba ukoze amakosa, voyo unyambike ukurikire ngo uvure imbwa amaso ikagira ite ikayagukanurira yewe. Ese wari ubizi? Uyu mukobwa atangira kwirata ati nkenyeza uwo mwenda uraba umbereye, kandi abizi naye wari ugize ngo niyishuka. Ntabwo arishuka rwose. Nizere ko wari witegereje neza, nubwo nari nkubwiye ngo niyishuka ni ukugira ngo uze gusobanukirwa neza. Gusa uyu mugabo atangira abwira uyu mukobwa ati noneho mera neza maze nze kugukenyeza. Mana yanjye. Umukobwa ati nese urabinkorera se byose? Nese shuwa nkuko mbikubwiye se? Wow, byiza cyane rwose. Nkenyeza gutya nyine, reba simfite se umubiri mwiza. Umukobwa atangira kugenda arobesha uyu musore, ndetse uyu musore agenda yitegereza uyu mukobwa, ari nako uyu mukobwa atangiye kuvuga ati bravo, ubikoze neza cyane rwose, uzi gutanga keya, uzi ko unyenyeje neza. Uyu musore ati no byikorere ndanze, ikindi kandi uva ahangaha ugende, ntabwo nshaka kuba ndi kumwe nawe umwanya munini. Gusa uyu mukobwa ati sha nzengurutsa hose maze unyambike, uzi kwambika koko. Nuko byagenze, umusore akomeza kwambika uyu mukobwa, ari nako umukobwa atangira kumva yishimye ati mbega umusore uzi gutanga keya, mbega umusore ushoboye, mbega umusore ufite byose. Mana yanjye. Nuko byabo byagenze, uyu musore akomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ashimishe uyu mukobwa, ndebere rwose. Ndetse ari nako uyu mukobwa ati okay, ndabona wabikoze neza cyane rwose, gusa ndanagushimiye, urakoze cyane rwose, ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ariko nanone hari akandi kantu kari kubura. Erega nkenyiza ugere hano hasi, wahagezeyo rwose ntacyo bitwaye. Gusa uyu mukobwa zatangiye kurengera, atangiye kurengera rwose, ntabwo ibi ngibi byo byari birimo. Wapi rwose. Umusore ati sha ambara gutya birakubereye, gutya rwose wahita ujya ahangaha ukajya ku misiyoni, ukajya gusenga, ukajya ku kiliziya, mbega uraberewe koko. Wow, so beauty. Mbega umukobwa mwiza. Wa mukobwa koko umva wagira ngo ntabwo ari umuhomeless, yahise aba umuntu urenze, aba umuntu w'igitangaza. Undebere rwose yahise avamo ikimabuja cyiza, ndetse nawe atangira kubyitegereza ati mbega ubuzima bwiza. Ese mu buzima bwanjye nzahora ameze gutya? Ukurikire rwose. Ndetse uyu mugabo akomeza kwitegereza uyu mukobwa ati nukuri pe ntabwo nzi ko umeze neza gutya. Ari nako wa mukobwa akomeza guhobera uyu musore ati nukuri urarenze. Basi sha ndagushimiye cyane, ukoze ibintu byiza cyane rwose. Umusore byaramurenze abura uko bigenza. Umukobwa ati nukuri pe reka ukese kuri urantunguye, ntabwo nari mbizi. Gusa uyu musore ati sha ibyo kubikora ni ibintu bisanzwe, nta kibazo. Uri mwiza. Ukurikire rwose. Umukobwa nawe byamurenze ari guseka ati nukuri nanjye ubwanjye ntabwo nzikomeze gutya, ntabwo nzi yuko wankorera ibintu nk'ibi ngibi, gusa urantunguye, ubutaha uzabinkorera nabyo bizaba ari byiza. Ijoro ryabo nuko byagenze, ntibyatinze umusore yagiye kuryama. Sasa umusore amaze kujya kuryama, umukobwa hari ikintu yaje kumukorera kitari buze gushimisha uyu musore, kuko ntabwo ari ikintu cyiza. Yamusanze mu cyumba cye, ndetse azana rabero, murayizi. Ukurikire rwose, cyangwa se karuje mukunze kubyita bitandukanye. Araza rwose ati reka uyu mugabo umukorera akantu, atangira kugenda amutera ku minwa.
mbega umukobwa, ndetse agenda abikora neza cyane. Ukurikire agenda amumekinga nkaho ari umugore cyangwa se umukobwa agenda abikora neza. Ati ubu se nabyuka araba ameze ate? Umukobwa w'umuhomuresi mbese wibera ku muhanda yaravuze ati umugabo reka mugire gutya, ariko se ibindi yamukoreye murabizi? Undebere rwose umukobwa ibintu yakoze. Yatangiye guti ahubwo ibyo yasize ku munwa byatangiye mbese ari amarangi, atangira kugenda amutera irangi ku matama, mu mpanga, ku minwa. Umukobwa ati mbega byiza cyane rwose, mbega umugabo, wow. Umukobwa abikora azi ngo ni ibintu byiza, gusa ntabwo ari ibintu byiza kuko abagabo benshi ntabwo bakunda utu tuntu. Noneho ku mazuru no kuw'impanga, ku matama, ese ibyo bintu wabikunda? Nuko byagenze, umukobwa arabikora, gusa umugabo ntabwo azi icyabaye. Sasa umukobwa ati none uwavangaha nkagenda, maze yaza kubyuka agasanga ibi byose byabaye, nta kibazo kuko nta kintu araza ari kumbanja kuko ndaba nagiye, ntabwo ari buze kumbona ahangaha. Umukobwa ibyo birangije ati reka nifatire rwose akantu kanjye nigenere mve ahangaha, ubundi uyu musore naza kubyuka ndaza kureba uko biza kugenda, ndaza kureba ukuntu ari buze kwitwara. Umukobwa atangira kwishima ati ubwo reka ngende. What? Byiza cyane rwose. Atangira kugenda akoma amashyi, atangira kugenda acurira ati wow, ndi hayi, ndi kumva ndenze, ndi kumva nkubiye koko. Umukobwa byaramurenze koko, biramurenga bigera mbese naho bimusaguka. Ati nukuri uyu musore ndamuhamije, reka nigendere. Umukobwa akitegereza uyu musore ati mbega umusore nese tutumukoreye. Umukobwa aragenda ati reka nigendere. Nuko byagenze, mana yanjye, umusore naza kubyuka agasanga uyu mukobwa yamukoreye ibi bintu, ari buze kubigenza gute? Undebere rwose. Ndetse bidatinze umusore uri hano yise abyuka cyane yuko yari asanzwe ajya mu kazi ka buri munsi. Ati nakerewe pe, ariko se nanone kubyuka ko bikunanirana ndabigenza gute? Bidatinze umusore yarabyutse. Tekereza naza kwisanga asa gutya, akiraba mu kirahure akabona asa gutya, arabigenza ate? Uratekereza ari wowe wabigenza ate? Ndetse barakurika imbere ye hariyo miruwari. Umugabo abyuka mbese iyo amaze kubyuka atangira kuyirebamo. Ukurikire rwose nako ari kugenda ari kwinanura, ndetse atangira kugenda abumbura amaso, ari guhumura amaso, aritegereza neza mu kirori. Ndi kureba neza ra? Atangira gukuba amaso kugira ngo yirebe neza muri miruwari. Gusa ibyo miruwari yamwerekaga byari ko kuri kugira ngo akube amaso ngo ntabwo ari kureba neza. Umugabo arongera arareba inshuro ya kabiri. Umugabo arikanga, ntabwo bishoboka, ibi ngibi ninde wabikoze? Reka nkubwize ukuri, yari episode ya mbere turi kureba, ntuze gucikwa mu kanya na episode ya kabiri. Uratekereza uyu mugabo ari buze guha igihano kingana gute uriya mukobwa? Biraza kugenda gute? Ni mu kanya. Ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao ciao.